wavukiye kuba umuyoboro w'Imana. Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa 16. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Imana ni umwuka, ntigaragara n'amaso y'umubiri. Ibyo ikora mu isi ibinyuza mu byo yaremye. Icyaha cyatumye umuntu agira kwikunda no kubaho kubwe. Iminsi ye yose ayimara ashaka icyo yayironkamo, n'icyo atanze akagitanga kubw'inyungu akurikiranye. Ibyo si byo twaremewe. Yesu yatweretse uburyo butandukanye n'ubwo, kuberaho abandi. Ibyo yakoraga byose byari kubw'inyungu z'abandi. Yatanze ubuzima bwe, yemera gukena, kuboroheje no gupfa ku bwacu. Kwitirirwa izina rye bisobanuye ko tugomba kubaho ubuzima yabagaho. Ubuzima bwe yatanze ku bwacu ni umwambaro yiyambuye ngo tuwambare. Hari abagira ubutunzi bakaburunda bigatuma amazina yabo amenyekana. Nyamara bwamara kugwira bakabuta bagapfa batigeze bamenya ko bari barabuherewe abandi. Bakabyigishwa n'urupfu ntacyo bakibikozeho. Icyo kenshi tudatekereza ni uko iyo ufite ibirenze ibyo ukeneye haba harimo ibyo abandi wabikijwe n'Imana. Nyamara kandi gufasha abandi ntibigombera kuba ufite ibigusagutse. Bibiliya yera ivuga ko ufite amakanzu abiri akwiye guha imwe mugenzi we udafite n'imwe. Gutanga ntibiterwa n'ibyo umuntu afite, biterwa n'umutima afite. Ntushobora kumenya icyo waremewe utarasobanukirwa kuri umuyoboro w'Imana w'ubutunzi butandukanye bw'umwuka, ubwenge n'umubiri yashyize muri wowe. Ibyo dutunze byose ni impano Imana yaduhaye ngo tubere abandi umugisha. Kandi nk'uko umuntu yahawe impano, aba ariko muzigaburirana nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 10. Gusenga. Mwami Yesu, nshoboza kuba umuyoboro mwiza w'ubutunzi bwawe, kandi unyobore kubo wagennye ko nzabera umugisha bose. Amen.